Recent Talk. Ndagusuhuje cyane kandi ngo haye ikaze wowe dukunda wowe wakoze subscribe kuri Recent Talk Official. Imana iguha umugisha, warakoze cyane gukanda kuri subscribe. Imana iguha umugisha mu byo ukora byose, ndetse nawe niba ari bw'igifungura iyi video nagushishikariza gukanda kuri subscribe, maze tukajya tubana mu nkuru nziza tugenda tukugezaho. Mbwira abahungutse mwegere hino maze mbamenera ibanga, ndetse n'abakobwa bumviraho ku rundi ruhande, kugira ngo dukomeze twibera ku bintu biba biryoshye cyane kandi tugenda turushaho kugira umubano mwiza. Njye narakubwiye ngo ikintu cyose cyerekeranye n'urukundo uzakimbaze nzakigusobanurira. Ikintu cyose cyerekeranye n'amarangamutima umuntu agirira undi uzakimbaze nzakigusobanurira. Twandikira aho hasi muri comment, cyangwa niba wifuza kutwandikira kuri WhatsApp ugiye kuri channel yacu, hariho nimero yacu ya WhatsApp, uratwandikira icyo wifuza, haba icyifuzo byaba inama, turahari kugira ngo tubane maze ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Musore wanjye, ngiye kukubwira ibintu ushobora gukorera umukobwa maze akagukunda byiteka. Ntuzigere wongera gushidikanya ngo mbese uyu mukobwa koko arankunda, mbese koko nakundwa nawe kugeza ryari. Niba ushaka kwigarurirwa n'umukobwa, murambikubwira buri munsi, uwo muntu w'umugabo, kora ibyo ngiye kukubwira maze tubane muri iyi video. Ntiwigere usimbutse iyi video kugira ngo utagira ikintu na kimwe ucikwa, maze umukobwa wakunze ubuzima bwawe bwose akagucika umureba, maze abahungu bazi kumwitaho ndetse no kumuha care, ndetse bakurikiranye ibyo ngiye kuvuga ahangaha bakazagutwara umukobwa wihebeye uri kureba hejuru. Niba uri umusore ukaba ushaka kwinjira mu rukundo, sobanukirwa ibintu bimwe na bimwe abasore baba bagomba kumenya ku bakobwa kugira ngo urugendo rw'urukundo rwabo cyangwa se rubahire maze bakundane ubuziraherezo. Vayo rero maze tujyane akantu ku kandi. Ikintu rero ukwiye kumenya wowe musore, icya mbere ugomba kumenya nuko abakobwa hafi ya bose, abakobwa benshi cyane bishimira kubwirwa ko ari beza kurusha uko wababwira ko bari sexe. Umukobwa wese, igitsina gore cyose, umubwiye ngo urasa neza, ni ikintu cya mbere kimushimisha mu buzima bwe kurenza ibindi bintu byinshi ushobora kumukorera, kurenza uko byagenda kose. Ni ikintu kimushimisha ndetse kikamugwa neza. Gerageza niba ufite umukunzi wawe maze umubwire ko ari mwiza, uko mu gitondo, uko umuvugishije kuri telefone, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko ari mwiza kandi asa neza. Ibyo bizatuma umukobwa ugukunda cyangwa se umukobwa mukundana atazigera ararikira abandi bahungu kubera ko ubwawe uwamwise ukamubwira ko ari mwiza. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya kandi ukwiye gushyira mu bikorwa guhera none ahangaha, maze ukazambwira nyuma uko bizagenda. Ikindi kintu ukwiye kumenya, uko byagenda kose, abakobwa banga abasore bababwira amagambo menshi adasobanutse, kandi nabwo bishimira abasore batiyubaha igihe cyose bari kumwe. Umusore wanjye, niba uri kumwe n'umukobwa, gerageza wiyubahe, gerageza ureke kwihagararaho cyane, kubera ko kwihagararaho cyane nabwo ntabwo aba ari byo, ariko wiyubahe. Niba udasobanukiwe kwiyubaha ndetse no kwihagararaho, ubimbwire muri comment, nzabigusobanurire maze umenye ukuntu wakiyubaha uri kumwe n'umukobwa wihebeye, maze uwo mukobwa akazagukunda ubuziraherezo. Kuko ikintu cya mbere, iyo wiyubashye abona ko nawe wamwubaha, kandi ukoze ugomba no kubikora ukamwubaha, kubera ko nawe ubwawe wabanje kwiyubaha. Ikindi kintu ukwiye kumenya, abakobwa hafi ya bose bakunda kwiyumva ndetse no kwibona bafatwa nk'abadasanzwe cyangwa se bari special imbere y'abasore bakundana, nubwo akenshi batabyerekana. Umukobwa wese aho ava akagera aba yumva ko aba special, aba umuntu wihariye,
aba umuntu utagereranywa igihe muri kumwe. Wowe musore rero umenya ngo igihe uri kumwe n'umukobwa mwereke ko ari umwamikazi w'ubwami bwawe, ibintu bizaryoha maze bigende neza uko byagakwiye kugenda. Abakobwa ntabwo bakunda abasore bagira umwanda, mbese batiyitaho. Musore wanjye, niyo waba ukennye, niyo waba ufite umwenda umwe, ntabwo bisobanuye ngo ugire umwanda. Musore wanjye, iyiteho, use neza igihe uri kumwe n'umukunzi wawe, igihe umukunzi wawe araza kugusura, igihe urajya gusura umukunzi wawe, gerageza gusa neza, wambare neza, ugaragare neza. Bizatuma umukunzi wawe abona ko ari wowe wenyine wamugenewe, kandi urukundo rwanyu ruzaryoha, ibintu bigende neza cyane. Burya ngo abakobwa benshi bakunda keshi cyangwa se gusomana. Musore wanjye, niba ukundana n'umukobwa akaba akubwira ko adakunda gusomana, umubwije ukuri ko uwo mukobwa arakubeshya, kubera ko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abakobwa benshi bakunda gusoma cyangwa se kwisengana mu rurimi rw'icyongereza. Ibyo ngibyo rero ugomba kubimenya. Nubwo ashobora kutabikubwira cyangwa se kutabikwereka, ariko barabikunda. Abakobwa rero benshi bakunda gusomana cyangwa se kisi yo ku kiganza mu gihe bidakozwe mu kavuyo, nubwo ngo badashobora kuvuga ko babikeneye cyangwa se ko babikunda. Sinzi niba icyo kintu wacyumvishe neza. Ushobora kuba wacyumvishe bitewe n'irari wifitiye wowe ukumva ibindi, ariko burya abakobwa bose aho bava bakagera, niba uri kumwe n'umukunzi wawe, muri kumwe, muri kurya, muri kuganira, gerageza basi nimujya gutaha umuhe bizukumo ku kiganza cye. Ni ibintu bimuryohera cyane, ni ibintu akunda cyane, kandi abakobwa hafi ya bose barabikunda. Yewe musome ku kiganza, ni ibintu azakunda ndetse akabigukundira. Basi bikore kenshi gashoboka igihe muri kumwe, igihe uri kumwe n'umukunzi wawe, ndetse umwereke ko umwitayeho. Menya ko rero mu gihe usangije umukobwa mukunda n'ubuzima bwawe, cyangwa se ukamubitsa andi mabanga, ahora abyibuka iteka kandi akabiha agaciro, kabone n'iyo mwatandukana. Umukobwa wabikije amabanga yawe abiha agaciro, kandi abakobwa barabikunda cyane. Gerageza rero uganirize umukobwa ukunda, kandi ibintu bizagenda neza kurushaho. Abakobwa rero bakunda inshuti zabo zibahamagara mu izina, yewe rimwe na rimwe igihe bicaye batuje, umusore akamuhamagara gahoro mu ijwi rituje kandi amureba mu maso, maze akamuhamagara mu izina. Akenshi nubikorera umukobwa mukundana, uzabona asa n'uwikanze, yikangemo gakeya, kuko amenyereye twa tuzina tundi ujya umwita, ariko uzahita umwenyura amaze abone ko, cyangwa se abone ko wishimye. Ibintu bizagenda neza cyane binyuzamo umuhamagare mu izina igihe muri kumwe, ariko ubikore witonze. Igihe mwahuye urugwiro, igihe umwe ari kwiyumvamo mugenzi we, maze umuhamagare mu izina gake, umwongorere. Bizatuma umukobwa kwigarurira, bizatuma wigarurira umukobwa, maze mukundane ubuziraherezo, ku buryo uzambwira nyuma ikizaba cyavuyemo. Ndakubwiye ngo izi nama zose ndi kukubwira ukomeze zikurikize, ndetse n'izindi ngiye kukubwira, kubera ko iya nyuma niyo irenze izindi zose. Ugoye kuza gutega amatwi maze nayo ukayumva. Muri kamere y'abakobwa habamo ikintu cyo kwihagararaho no gukunda guhabwa agaciro. Iyo asuzuguwe biramubabaza cyane, ndetse kumva bitanamuhaye amahoro kuba ari kumwe n'umuntu utamwubaha. Ibi ngibi rwose birakora ku mpande zombi, haba ku musore cyangwa se ku mukobwa. Iyo utamwubashye ukamusuzugura muri kumwe, ni ikintu kibi cyane, gishobora kubabaza ndetse kikamubabaza ubuzima bwe bwose, kubera ko utamwubashye, kubera ko wamusuzuguye, ntabwo bimushimisha na gatoya. Ibi ngibi uba ukwiye kubimenya, kandi umusore wanjye ukabyumva. Mu gihe umukobwa yemeye kujya mu gikoni akagutegurira ifunguro, menya ko uri uw'agaciro imbere ye, kandi aguha umwanya mu buzima bwe bwose. Burya ngo iyo umukobwa avuze oya, iba ari oya. Abakobwa rero ntabwo bakunda umuntu ubahatiriza cyane. Gusa nanone ibi
birahinduka iyo utabikoze usa n'uhatiriza, ahubwo umuhendahenda umwereka ko ucishije bugufi utamukandamiza. Burya abakobwa bakunda guhendahendwa, nicyo kintu cya mbere bakunda. Ubwo rero ugomba guhendahenda umukunzi wawe ukamubwira neza, maze ibintu bikagenda neza cyane. Abakobwa kandi bashimishwa n'uko abasore bakundana bababaza babagisha inama, kuko ngo bibereka ko ari bo kwizerwa kandi bikabereka ko bari ahantu hanyabo. Iyo rero umukobwa yemeye ko musohokana, burya ngo aba yatangiye kukwizera ndetse no kukwiyumvamo by'akataraboneka. Ikindi kintu rero cya nyuma ukwiye kumenya, burya abasore batekereza ko iyo baterese bigacamo biba birangiye gusa. Ababitekereza gutyo baribeshya, kubera ko burya umukobwa aba akeneye guhora abwirwa ya magambo meza, kwa kundi watangiye umutereta. Ibyo ngibyo abikunda cyane, aba yumva yahora abyumva mu matwi ye, maze agakomeza kuryoherwa. Musore wanjye rero, ibi bintu nkubwiye nubikurikiza uzambwira nyuma icyavuyemo, ariko icyo nzi cyo uko byagenda kose uzaryoherwa, ubone urukundo rwiza, maze ukomeze wikundanire n'umukunzi wawe, maze mubane ubuzira iherezo. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video tukaba tugezanyije ku musozo. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Mbwiye abasore none, ariko ejo nabwo nzabwira abakobwa, kandi n'abakobwa nabo harimo ibyo bakagendeyeho, kubera ko ibyisharega burya tuba tubihuriyeho, haba ku ruhande rw'abakobwa se cyangwa se ku ruhande rw'abasore. Ndagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha. Twandikire muri comment uduhe igitekerezo cyawe ndetse uduhe n'inyunganizi yawe, kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ibane nawe. Warakoze cyane gukanda kuri subscribe, niba utarayikanda nawe waracikanwe, kubera ko ntabwo uri inshuti yacu nziza, ariko kubera ko wafunguye ino video wayifite nziza. Kanda kuri subscribe, tukomeze tubane ubuziraherezo.